Bahaye ikaze bakunze b'ikiganiro umusingi w'ubuzima. Nitwa Olive. Nimba ari bwo bwa mbere duhuye, ibuka gukora subscribe kugira ngo dukomeze no kubana mu bindi biganiro byiza bigiye gukurikira. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ku maribori. Amaribori ni imirongo cyangwa uturongo tugaragara ku ruhu iyo rukwedutse cyane mu gihe gito. Ubusanzwe atangira afite ibara ritukura, umutuku wijimye cyangwa ibara ry'umutuku wererutse bitewe n'ibara ry'uruhu rw'umuntu. Nyuma akagenda ahinduka umweru cyangwa se ifeza. Amaribori si indwara yandura kandi ntabwo ateza uburwayi bukomeye, ariko ashobora gutuma bamwe batishimira uko uruhu rwabo rugaragara. Amaribori aterwa no kurambuka gukabije k'uruhu bigatuma utunyangingo two mu ruhu twitwa collagen na elastin twangirika cyangwa se tugacika, bityo tugasiga inkovu arizo tubona z'amaribori. Hari ibintu bitandukanye bituma uruhu rukweduka, harimo kwiyongera kw'ibiro vuba, gutwita, kwiyongera kw'imisemburo ya cholesterol ifite akamaro mu mikurire y'urubyiruko mu gihe cy'ubugimbi ndetse n'ubwangavu, gukoresha amavuta atukuza cyangwa se imikoreshereze y'imiti imwe n'imwe irimo cholesterol. Amaribori akunze kugaragara ku nda, ku bibero, ku mabuno, ku mabere, ku maboko ndetse no mu mugongo. Ikindi, amaribori ntabwo agirwa n'abagore gusa, ahubwo n'abagabo barayagira cyane cyane ku maboko hafi y'urutugu. Gusa nubwo ashobora gufata umuntu uwo ari we wese, hari abantu baba bafite ibyago byinshi byo kuyagira kurusha abandi. Harimo abakomoka mu muryango ukunze kuyagira cyangwa se mu muryango uyagira cyane mu gihe cyo gutwita. Ibyo byose byongera ibyago byo kugira amaribori. Ikindi, kubura kw'intungamubiri zihagije zirimo vitamine C, vitamine E, zinc na proteine bishobora gutuma uruhu rudashobora kwisana neza nyuma yo kukweduka, ndetse kutanywa amazi ahagije nabyo bishobora gutuma uruhu rwuma ntirubashe kwisana nyuma yo gustretchinga cyangwa se nyuma yo gukweduka. Cyane ko n'impinduka mu bipimo by'imisemburo yo mu mubiri bishobora kugira uruhare mu kugaragara kw'amaribori menshi. Ugasanga umuntu yarayafite ariko bitewe n'imihindagurikire y'imisemburo yiwe agiye yongera ku kigero. Ubusanzwe cyane cyane mu Rwanda, amaribori mu muco bayafata nk'ikirango cy'ubwiza, nubwo hari bamwe abangamira bitewe n'ubwinshi bwayo bikabatera gushaka umuti mu buryo bwo kuyakuraho. Nk'uko tubikesha urubuga rwa American Academy of Dermatology, bagaragaza ko nta muti uraboneka kugeza na n'ubu wo gukuraho amaribori burundu. Gusa igihe yabaye menshi ku kigero ahinduka indwara ku buryo umuntu yishima cyane, uruhu rugakomereka cyangwa se akagira ibisebe kubera amaribori, hari uburyo butandukanye bushobora kwifashishwa mu buryo bwo kuyagabanya. Kwa muganga hakoresha icyo bita laser therapy. Laser ni mu buryo bukunze gukoreshwa, ifasha gukangura uruhu gukora collagen, bigatuma amaribori agenda agabanuka buhoro buhoro. Indi bakunze gukoresha treatment ni microneedling. Ubu ni uburyo bukoresha inshinge nto cyane zikora udusebe duto ku ruhu kugira ngo umubiri utangire kwisana no gukora collagen. Ubundi buryo bwa gatatu ni retinoid cream. Aya ngaya ni amavuta arimo retinoid ashobora gufasha cyane cyane ku maribori akiri mashya, ariko abagore batwite cyangwa se bonsa bagomba kubanza kugisha inama muganga mbere yo kuyakoresha, kuko nayo ashobora kugira ingaruka ku mwana mu gihe bayakoresheje ku kigero kiri hejuru. Ubundi buryo bwa nyuma ni ugukoresha amakemiko. Iyi ngiyi ni imiti yihariye ikuraho igice cyo hejuru ku ruhu kugira ngo hakorwe urundi ruhu rushya. Kwivura amaribori ni ngombwa kubanza ukamenya icyayaguteye ugendeye kuri ziriya mpamvu twavuze haruguru. Ku bantu bagize amaribori kubera kwiyongera kw'ibiro, babanza kubigabanya mbere yo gutangira kwivura amaribori. Ikindi, nimba warayatewe no gutwita, ni byiza gutangira kwivura amaribori nyuma yo kubyara, cyane ko iyo umaze kubyara bamwe ahita agenda nka nyuma y'amezi 6 cyangwa se hejuru yayo, cyangwa se ugakoresha natural remedies ukoresha mu gihe utwite ariko zidashobora kugira ingaruka ku mwana. Naho abayatewe no kuba ari genetic bagirwa inama yo gukoresha product zongera ingano ya collagen ndetse na elasticity y'uruhu. Naho kuba bitewe no kwitukuza, icyambere no guhagarika ayo mavuta ubundi bakivura amaribori nyuma.
nk'uko tubikesha Mederima, bagaragaza ibintu bitandukanye bigira uruhare mu kuvura ndetse no kugabanya amaribori, byose bifite uruhare mu kongera collagen, vitamine E na vitamine D, bigira uruhare mu gutuma uruhu rusa neza kandi rukanisana vuba. Ikintu cya mbere ni ukwivura amaribori ukoresheje olive oil. Ngira ngo ku bantu bakunze gukoresha zino product tuzagenda tubona ibintu byinshi bitandukanye, umuntu azavuga ngo ukoresha ino creme, ukoresha no mavuta, ariko ikintu cy'ibanze cya mbere ni ukumenya uburyo ukoresha ari amavuta agabanya amaribori. Ku bantu bagiye gukoresha olive oil, bisaba yuko ufata olive oil ukayisiga ahantu hose ari amaribori, ukahamasa byibuze nk'iminota 15, uri kuhamasa neza, ubundi ukayarekeraho byibuze nk'iminota 10, ukabona gukaraba. Ubundi buryo bwa kabiri bwo kwivura amaribori ni ugukoresha igikakarubamba. Ngira ngo ku bantu twagiye tubana mu biganiro byose, yaba ibiganiro byo kwita ku ruhu, twagiye tubona ko igikakarubamba gifite akamaro gakomeye mu kwita ku ruhu. By'umwihariko nanone igikakarubamba kubera ko gifitemo vitamine E, gifite umumaro ukomeye cyane mu gutuma uruhu rusa neza, ariko nanone uruhu rwisana gake gake. Niyo mpamvu ku bantu bagiye gukoresha igikakarubamba twarabibonye ibintu bagomba kwitondera mbere, kwirinda kugikata ugahita ugikoresha, gutegerezaho gato byibuze amasaha 8 kikabanza cyatakaza iodine. Ibyo byose twarabibonye muri video zatambutse, ngira ngo ku bantu batazibonye basubira inyuma bakazireba uburyo ugomba gutegura igikakarubamba. Iyo umaze kugitegura uragifata ukagisiga hahantu hose hari amaribori, ukahasiga ukahamasa naho byibuze nk'iminota 10-15, kugira ngo cya gikakarubamba cyinjiremo imbere mu mubiri, gitume amaserire cyangwa se uturemangingo tw'uruhu natwo tugubwa neza, bityo igihe icyo ari cyo cyose twisane vuba. Ikindi ni ugukoresha coconut oil, nayo ikoreshwa nka olive oil. Urayifata ukayishyira ku ruhu, ubundi ukahamasa aho hantu byibuze mu minota 10-15, ubundi ugakaraba nyuma yaho. Ikindi kintu cya kane ni ukunywa amazi menshi. Ngira ngo ku bantu twiganye ikiganiro cy'amazi, twabonye yuko amazi afite akamaro gakomeye cyane cyane none no mu gusimburwa k'uturemangingo dushaje hasi uturemangingo dushyashya. Niyo mpamvu ku bantu banywa amazi kenshi nabyo birafasha cyane kuko bagira uruhu rusa neza. Mu by'ukuri amaribori menshi ntabwo acika burundu, ariko iyo avuye hakiri kare cyangwa se umuntu akita ku ruhu rwe neza, ashobora kugabanuka cyane ku buryo atagaragara. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kwita ku ruhu, ndetse igihe uyafite ugakoresha buriya buryo butandukanye, uhitamo uburyo bumwe ukoresha bukoroheye, bityo ukita ku ruhu ukarukurikirana uko bishoboye. Ikindi ku bantu bakoresha amavuta yo kwitukuza, ntabwo ari byiza kuko nabyo bigira ingaruka ku ruhu, cyane cyane niba watangiye kubona amaribori yatangiye kuza ku ruhu rwawe utari usanzwe uyafite kubera gukoresha amavuta yo kwitukuza. Ni byiza yuko uyahagarika. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye muri kiganiro cy'umusingi w'ubuzima. Ufite ikibazo andika muri comment, cyangwa se ufite ikibazo ushaka yuko tuganiraho nabyo byandike muri comment, kugira ngo dukomeze kugenda twungurana ubumenyi butandukanye.